Reka nkwifuriza amahoro y'Imana we dukomeje kubana kuri GN TV Show. Tugushimire ko wakoze subscribe cyangwa se ukaba utarayikora ariko uko ibiganiro tukugezaho. Reka nanone tubisegureho kubera ko tumaze iminsi tutabagezaho ibiganiro ariko ni ku mpamvu zitandukanye zabayeho, ariko nanone turagira ngo tubasezeranye ko guhera uno munsi tugiye gukomeza akazi kacu nk'uko byari bisanzwe. N'ubundi nk'ibisanzwe kugira ngo dukorane neza, turabasaba ibitekerezo ndetse no kudushyigikira mukora subscribe kugira ngo ibiganiro tuzadukora buri munsi bizajya bibageraho uko tubishyizeho. N'ubundi kuri gahunda twari dusanzwe tubagezaho zijyanye n'ikoranabuhanga ndetse no kungurana ubumenyi ku bintu bitandukanye, turongeraho no kubaha ubusobanuro bwimbitse bw'amazina guhera none. Hano rero hakaba hari amazina abiri twabahitiyemo tugiye guheraho dusobanura. Nawe niba hari izina wifuza ko twagusobanurira, uraza kujya hasi handikirwa ibitekerezo twandikiremo izina tuzagusubize twifashishije ubushakashatsi bwimbitse. Ubundi ahanini nk'uko ubushakashatsi bwagiye bubigaragaza, usanga izina ry'umuntu ahanini rihura n'imyitwarire ye. Uyu munsi rero tukaba tugiye guhera kuri Joseph ndetse na Louise. Joseph akunze kuba ari umunyakuri kandi akaba umunyamigisha kandi akaba n'inyenyeri imurikira abandi. No kuvanga abafite imico myiza ku buryo umuntu yagira icyo amwigiraho. Joseph kandi rimwe na rimwe agakunda kuba ari n'umushakashatsi ku buryo yafashe umwanya avumbura ikintu. Arangwa n'ibitekerezo byubaka, ikindi kandi akaba ari umunyamurava. Afite impano yo kuyobora abandi, akamenya no gukemura ibibazo hagati y'abantu. Joseph kandi ngo ni wa muntu udahangayikishwa no ko atarangije ibyo yatangiye, ahubwo akabiharira abandi. Ngakorana umurava akazi ke kandi ikindi akaba yizerera no mu mategeko. Louise ni wa muntu ugira ubuntu, ariko ubwo buntu akabugirira umuntu uzabumwishyura. Louise ahorana morale, arasabana kandi ngo aba Louise baba ari n'abanyabwenge. Ikindi kandi Louise ngahora ashaka ubwiza kandi akaba ari wa muntu ukora ikintu yabanje kugitekerezaho. Aba yumva yayobora abandi kandi ngo ni n'umukozi mwiza.